Mu myaka mike ishize, abantu benshi mu Rwanda bamenye Enoch Uwizeye uzwi nka Kagaraga kubera amashusho yasekeje n'uburyo yigana umunyamerika Ashton. Icyo benshi bafata nk'urwenya rworoshye, uyu munsi cyahindutse inkuru iri kuvugisha Afurika yose. Nyuma yo kwamamara akoresheje izina rya Ashton Small, Kagaraga ntabwo yagarukiye gukora amashusho yigana Ashton. Ahubwo ibyo yakoraga byageze kuri nyir'ubwite maze amutumira guhurira muri Ghana mbere yo gutangira urugendo rw'ibihugu bitandukanye bya Afurika. Icyatangaje benshi ni uko Kagaraga ari we munyarwanda rukumbi uri kumwe na Ashton muri uru rugendo. Ibintu byatumye abantu batangira kwibaza niba uyu musore atangiye kwinjira mu rwego rw'abanyabigwi ku mbuga nkoranyambaga. Ariko se niki cyatumye Ashton amugira icyizere gikomeye gutya? Byatangiriye ku mashusho asekeje. Kagaraga yatangiye kwamamara akorera amashusho yigana uburyo Ashton akora imyitozo n'ubuzima bwe bwa buri munsi. Ariko aho kubikora nk'ukuri, yabihinduye urwenya ruhuza n'ubuzima bwa Afurika. Amwe muri ayo mashusho yakwirakwiye cyane ku mbuga nkoranyambaga, akurura miliyoni z'abayarebye ndetse anatuma Ashton amumenya. Icyo benshi batekerezaga ko bizarangiriraho, ariko siko byagenze. Disability is not inability. Ubwo bombi bahuraga muri Ghana, Ashton yabajije Kagaraga inzozi afite. Igisubizo cye cyakoze ku mitima ya benshi. Yagize ati, inzozi zanjye ni ukwereka Afurika yose n'isi yose ko ubumuga atari ukudashobora. Aya magambo yahise akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi batangira kumushimira uburyo akoresha ubuzima bwe mu guha icyizere abandi. Ntabwo ari urwenya gusa. Abenshi babonaga Kagaraga nk'umunyarwenya, ariko ko iminsi igenda ishira, biragaragara ko ibyo akora birenze gusetsa abantu. Arimo kubaka izina rishingiye mu kwigirira icyizere, gukora siporo no guhindura uburyo abantu babona abafite ubumuga.